mwese mugiye gutungurwa mwifate ku munwa mwibaze ngo ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka. Byarashobotse, byarakunze. Ibitaramo Summer Country Tour byabashije kongera guhuza umuryango wa Sky Tour Bagahe, ubwo ni Sky Tour Bagahe ndetse n'umudamu we Mama Doughboy Sandrine, babasha kongera kwiyunga na Jackie ndetse na Kamaro. Waba umeze kose, amafaranga waba ufite yose, ubuzima bwiza waba ufite ubwari bwo bwose, nibyo uyu munsi umeze neza, ariko ubuzima buraguhinduka anytime ukibaza bigenze gute, kubera iki? Kuko twese rero tutazi icyo ubuzima buduteganyiriza, kuko twese tutazi ejo haraduteganyiriza iki. Birakwiye ko tuba mu isi iri clean, muri environment iduhereza comfortable zone, ukumva ngo ndi Jack ariko ndi comfortable, ndajya kunywa icupa sindi buryitwaze, ndi kuri table sindi bwitwaze icupa muri toilette ngo barankiriramo supaguru. Nyine ukeneye kuba uri comfortable, nimba wasohotse ukaba uri comfortable, nimba mugiye muri trip ukeneye kuba uri comfortable. Itandukana ry'iri tsinda n'abari birebera umuziki byabaye mbere yuko basohora itangazo. Ni biki byari biri kwigwaho? Ese ni za ndirimbo zagombaga kwishyurwa, bimeze bite? Ariko iri tangazo ryatinze gusohoka. N'ubundi ukurikije uko amasezerano byari bimeze, nta bikorwa byinshi byabaye byahuzaga aba bahanzi ndetse n'abarebera imiziki. Mu buryo bw'umuziki byagiye bivugwa mu buryo bugiye butandukanye, baratandukanye, babigira ibanga. Bakoresheje ijambo bavuga ngo izi ni intangiriro, ngo Imana yari iri guhindura system. Which system? Abanyarwanda twarasobanutse, turanasobanukirwa, ariko nibyo bashimiye MI, which is good, kuko ari MI, ari MIE yarabenefitinze cyangwa se yarungutse kwa bana, kuko hari igikundiro basize muri Ndahabirene, kuko yagaragaje gukunda aba bana. Nabo hari inyungu nyinshi bungukiye muri Ndahabirene, yaba kwiga, guhindurirwa imiryango, nyine ubuzima bugenda neza kubera muri Ndahabi. Kubera iki bahisemo ko system gusenga, bahisemo gusenga ngo Imana ihindure system? Yes, ndabasuje, mbifurije kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Mwe muri mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali, bwo Tamasimbi, mwe mukunda mukanakurikira wa Bagahe TV. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Birashoboka ko waba utameze neza, birashoboka ko hari ibitagenda neza, ariko nyine niko mwisi bimera, niko ubuzima buba buhagaze. Uyu munsi biranga, ugakora bikanga, ukihiringa, ugakiyuha kuya, ewana ukageraho ugiye gucika intege. Ariko buriya igihe niwe mugenga wa byose, haba hari icyizere cy'uko ibintu bigomba gukunda, cyangwa se igihe utacitse intege. Nkunda kuvuga ngo utarapfa nta kirapfa, ukiri muzima byose biba bigishoboka. Nge ndi Zebra Switch, nge tugiye kuba tubana mu iki kiganiro hano kuri wa Bagahe TV. Nizere ko wakoze subscribe, nimba utarayikora kanda kuri subscribe winjire mu muryango w'abakunda bakanakurikira wa Bagahe TV umunsi ku munsi. Tugiye kuyatubana rero cyane kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye. Yego niko bimeze, ntago nzi ngo ndi buhere he, ariko simbabeshye, ino nkuru nzanye cyangwa se aya makuru mbazaniye ubwanjye yabanje kuntera ubwoba. Ndavuga nyavuge, mbyihorere, ceceke cyangwa se nkora iki, ariko ni ngombwa kandi birakwiye ko nyabagezaho ku nkuru. Na makuru nikurira zandani, mugani wa babandi amakuru nkura zandani kubijyanye no gutandukana
kwa MIE ndetse n'itsinda ry'abaririmbyi n'abaramyi abahanzi mu kuririmba no kuramya indirimbo zo kuramya Imana, sinzi ukuntu babivuga, sorry. Uku gutandukana ko tugiye kugarukaho, ariko mbere yuko dutangira reka mbanze mbabwire iki kintu. Buriya ni nkubwira ngo reka mbanze nkubwire ikintu kiryo kizirikana, reka mbanze nkubwire umuceri bita Apeti Rice. Ni umutanzania nimero ya mbere. Uyu muceri rero ukaba uboneka i Musanze kwa Cedric, i Kigali ukaboneka kwa Rashidi, ku isoko rya Nyarugenge. Apeti Rice nuvuga ngo i Musanze murahamagara 0788 uyu ni Cedric ku muceri Apeti Rice, umutanzania nimero ya mbere. Uyu muceri ikiza cyawo cya mbere ni umuceri w'amavuta, ni umuceri umeze neza, ntabwo ushirira rwose, ushobora no kuwuteka kwa kundi wibagirwaho gato gasanga isafirira iragize. Ni umuceri w'amavuta, ni umuceri mwiza cyane ukeneye kuba ugaburira abawe. Ndavuga ngo ibigo by'amashuri, amahoteli, amaresitora, nta wundi muceri mukwiye kuba muhereza abanyarwanda wizewe kandi wujuje ubuziranenge usibye Apeti Rice. Apeti Rice rero kwa Rashidi ni 0782 75 17 hano i Nyarugenge, ni ukuvuga ngo ku isoko rya Nyarugenge. Bivuze iki rero? Abantu muri mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'utundi turere twegereye Musanze, ubwo za Rubavu, za Huye, Ngororero, ibice bya za Muhanga, Gakenke bigera mubasha kwegera Musanze cyangwa se biborohera. Urumva abantu mu isoko rya Zavunga fiyo ngiyo iwacu Zavunga, mukwiye kuba mujya kurangura Apeti Rice i Musanze, muhamagaye izo nimero navuze haraguru. Ariko kandi n'abandi hano mu mujyi wa Kigali, cyane cyane ko abasore tuba mu mageto, nta wundi muceri ukwiye gutunga muri geto yawe usibye Apeti Rice. Yego, ndakubwira rero kandi uwitwa Muchoma J muri Arizona, nuvuga ngo nimba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukunda kandi ugakurikira ibiganiro byacu, ariko ukeneye kurya akaburushete, ukeneye kurya ikirayi, ukumbuye kurya igitoki, ukumbuye isambusa, ikiraha, bya bindi bya Kinyafrika ukumbuye nyine, ni Muchoma J muri Arizona. Ariko kandi aho waba uri hose, barbecue ariyo yose ukeneye mu birori byawe, mu parties zitandukanye, uravugisha Muchoma J. Ariko kandi ushobora kuba ukeneye kwambara agashati keza nk'aka ngaka, ukeneye gusa neza, ukeneye kuba umupatro, ukeneye kuba wambara ukaberwa, ukeneye gusa neza koko, ukumva ko confidence yawe ijyanye n'uko wambaye, urareba uwitwa Drip Lab. Uyu nguyu nawe arakwambika neza cyane. Ni hano i Nyamirambo Tari Nyota, ugiye Makoko neza, imbere ya Makoko hariya uhita ubona icyapa kinini cyane cyanditseho ngo Drip Lab. Yego, reka rero twinjire mu nkuru zacu z'uyu munsi. Mfite inkuru nyinshi, ariko hari ibintu umuntu abona akumva kubyihanganira biragoye. Summer Country Tour ntago twigeze tuyivugaho cyane, usibye ko nari nagiye muri iwacu na muzika festival i Muhanga, sinabasha kwatendinga i Rubavu, ariko nari mfite abatasi, nari mfite abanyamakuru banjye bambereye i Rubavu. Niyo mpamvu ibingibi ngiye kuvuga ndifashisha imibare n'ibimenyetso, umugani wa muhungu wacu muremure cyane. Yego, Summer Country Tour, uwitwa The Ben yaraje aritangariza ati rwose Bruce Melody yakoze neza. Kubera iki The Ben yakoze iki kintu? Hari impamvu. Abantu benshi bagiye bigaruka ngo kuko Bruce Melody yakoze neza, Bruce Melody yakoze neza. Nibyo yakoze neza, we congratulate him, we appreciate him, and for all those, ubundi dukwiye kuba dushimira company ikomeye cyane nka 155 AM yatekereje ku muziki w'abanyarwanda, ikavuga ati umuziki w'abanyarwanda ukwiye kubutunga abahanzi kuruta gushimisha abanyarwanda. Bagatekereza ibi bitaramo, akavuga ati noneho reka dutangirire ku bahanzi banini nka Bruce Melody ndetse na The Ben. The Ben wari umaze imyaka irenze 5 muri Amerika,
yarageze igihe kimwemerera kuba umuturage wa Amerika, ariko aravuga ati reka ngaruke supporting umuziki nyarwanda. We wivugira ko ari umuhamagaro, yahamagariwe uyu mwuga. Yes, yahamagariwe uyu mwuga. Uretse kuba senga Imana yaranamuhamagaye ngo atwigishe, aduhe umuziki mwiza ugaburira amatwi y'abanyarwanda, ugera kumba mutima z'abanyarwanda. So The Ben we ubwe yemera ko yakoze neza i Musanze, akora neza i Nyagatare, akora neza mu Bugesera i Nyamata. Ntashaka kwemera ko yakoze neza i Rubavu. Kubera iki? Impamvu nta yindi, nujya mu matwi cyangwa se mu mboni zawe, mu nyurabwenge zawe nk'umunyarwanda ushyira mu gaciro, The Ben akwiye indabozi nk'umuntu ushyigikira umuziki nyarwanda, nk'umuntu navuga ko we kuzamura umuziki nyarwanda ariyo passion ye, niyo ntumbero ye, kuruta kumva ko yahangana na kanaka ushaka guhangana nawe. So ni byiza Bruce Melody yakoze neza, The Ben yakoze neza, ariko mu byagaragariye Rubavu, abanyarwanda bakunda umuziki wabo, abanyarwanda bakumbuye umuziki wabo, ariko kandi bakunza abahanzi babo. Niyo mpamvu aba bafanye bagafana impande zombi batitaye, na cyane ko Rubavu yari ikumbuye. Ndumva ntago ndishuwa cyane, ariko nkeka ko mu bitaramo biri big byo mu ntara ari cyo gitaramo cya mbere The Ben yaragaragayemo mu ntara, mu buryo buri live, like Summer Country Tour. So ntago ndi bubitindeho rwose. Bruce Melody warakoze neza cyane kwemera gukorana n'umuhanzi ushyigikiye kandi wifuza ko azamura impano ndetse n'umuziki w'abanyarwanda. Ngira ngo yazamuye ya mpano ubwo yamuhaga stage muri twese turabizi, ariko kandi yanatangaje ko afite indirimbo nshyashya Ishara irasohoka vuba cyane. Bivuze ngo yanze, impamvu twari twatangaje ko indirimbo izasohoka ku itariki, izasohoka ku wa mbere, ntiyasohoka kubera ko yari mu bitaramo. Aravuga nti reka mpanze iki bitaramo kirangire ubundi nsohore indirimbo nta pressure, ndetse mbona uko nyikorera na promotion. Summer Country Tour rero yabaye neza, yagaburiye abana b'u Rwanda. Reka dushimire Coach Gael. Bon, buriya niba utemera urukwavu, at least jya wemera ko ruzi kunyaruka, jya wemera ko ruzi kwiruka. Niba utemera 1:55 AM, niba utemera Coach Gael, at least emera ko hari icyo aba yafashije umuziki nyarwanda, emera ko hari ibyo aba yafashe akubaka mu muziki nyarwanda, nko kubaka ibintu ndetse bikomeye bitunze abana b'u Rwanda. Tuzi ko batangaga kuri site, batangaga utuzi turenze 1000 ku bana b'u Rwanda, urubyiruko rw'u Rwanda. Ngira ngo muri ya gahunda yo kubaka no gucreya imirimo, hano Coach Gael aba yaratekereje neza cyane, akavuga ati mu creye ikintu kiragaburira u Rwanda. So reka twe gutinda kuri Summer Country Tour, tugaruke kuri Iwacu na Muzika Festival nari nibereyeho i Muhanga. Ariko reka mbabwire ikintu, itandukaniro ry'ibitaramo. Summer Country Tour, ikintu cya mbere mbashimira nuko batekereje ku bantu bafite ubumuga butandukanye, bakabahereza MTN Iwacu na Muzika bakabahereza ubwisanzure, ntibahezwe. Tukabona ko ni igitaramo cyagaragayemo, kigaragaramo ingeri zose, kandi bakagerageza no gukireya facilities z'uburyo bari busobanukirwe. Kuko nkuko mwabonye stage, sinzi impamvu bino bintu batabigarutseho mu itangazamakuru, ariko nimba mwarabonye stage, haba hari umuntu uri gufasha gusobanukirwa abantu badafite ubumuga, mwihangane, bafite ubumuga like ubwo kutumva, bakoresha ibimenyetso ku buryo abantu bose bisangamo, ingeri zose. Ni ukuvuga ngo iyi Iwacu na Muzika batekereje ku ngeri zose, bitandukanye nuko abandi bantu bategura ibitaramo. Tugenda tubona ama big stage, ama road show, ariko batatekereje ku iki kintu. Sinzi impamvu, ariko biba bikwiye ko abantu bose tubahereza
access, tubahereza kwisanzura no kwidagadura. Nyine mwidagadura ariko ntihagire abantu runaka baba bahezwa muri ibitaramo dutegura. Yego, inkuru yanjye ya mbere rero, mwese mugiye gutungurwa, mwifate ku munwa, mwibaze ngo ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka. Byarashobotse, byarakunze. Ibitaramo Summer Country Tour byabashije kongera guhuza umuryango wa Sky Tour Bagahe, ubwo ni Sky Tour Bagahe ndetse n'umudamu we Mama Doughboy Sandrine, babasha kongera kwiyunga na Jackie ndetse na Kamaro. Iyi nkuru mu by'ukuri yari ikenewe, cyangwa se byari bikenewe ko muri industry niba umuntu yadekonye cyangwa se umuntu ashobora kuvuga uko abyumva akabivuga biri bubangamire mugenzi we, ariko babikwiye ko habaho fair play nkuko biba byabaye like show busy. Babikwiye ko habaho fair play, impande zikongera zigahuza imbaraga, zikubaka bwa bumwe bw'abanyarwanda, bakongera bakiyunga kwa. So nuvuga ngo ku itariki sindi kuhari ubwo Summer Country Tour yabereye mu Bugesera, uwitwa Kamaro yateye intambwe ashaka kwiyunga n'umugore wa Sky Tour, gusa ntibyakunda kubwuko nyine Mama Dobo yaratarabya understanding yumve ko bikwiye ko yakwiyunga, ariko buriya mu nyuma yitekerejeho ageze i Rubavu abona ko nta mpamvu yo kugira umutima mubi. Aravuga ati dukwiye kuba twubaka ubumwe, tugashyira hamwe, tugasenyera umugozi umwe, bariyunga, ibintu bigenda neza. Ndavuga nti se ko Kamaro nibyo ateye intambwe bakiyunga, Jackie nawe ko yagaragaye avuga nabi umugore wa Sky Tour, ho biraza kugenda bite? Bose rero bari Rubavu, birumvikana hari shuwa nyinshi zo kugira aho bahurira. So ntago nari ndi Rubavu, ariko amakuru mvani Rubavu nuko koko bari mu bitaramo. Ndumva Kamara afite igitaramo kwa gatanu, kwa gatandatu hari Summer Country Tour, ku cyumweru hari ku cyumweru kureshano hari Free Piano Festival. Urumva bari bagomba guhurira ahantu hose kuko n'abantu bari bagiye muri show kurya ubuzima, kuruhuka mu mutwe. Sikata bakumbuye nawe kongera akajya muri open environment open, akaruhuka, agatekereza neza, akareba ku iterambere ry'urugo atafite stress nk'umuntu wari umaze igihe kinini avuye hari ahantu. Ariko birumvikana ko izo environment zose ntago zaba ngabure guhura nande nabo mgabo cyane ko nabo nabanyabirori. Ari Jackie n'umunyabirori, ari Kamaro n'umunyabirori, ari Sky Tour n'umunyabirori, ndetse n'umugore we n'umunyabirori. Rero byaje kuba imbarutso nziza, ibyo birori byaje kuba imbarutso nziza yo kongera guhura kwa Sky Tour ndetse n'umugore we, bakongera gahura ndetse na Kamaro ndetse na Jackie n'abandi bose giye wenda bagaragaye muri ibi birori. Biba ngombwa rero ko aba bantu bongera kuvuga ati ibi bintu tubisiga inyuma, twubake ubumwe bwacu n'ubundi twongere tugire bond itera imbere, twongere duhuze imbaraga. Ni inkuru nziza kuri showbiz nyarwanda kubona abantu biba bikwiye ko ntago dukwiye kwishyira hejuru. Reka ndambabwire kano kantu ho gatoya, uko waba umeze kose, amafaranga waba ufite yose, ubuzima bwiza waba ufite ubwari bwo bwose, nibyo uyu munsi umeze neza ariko ubuzima buraguhinduka anytime, ukibaza bigenze gute, kubera iki? Kuko twese rero tutazi icyo ubuzima buduteganyiriza, kuko twese tutazi ejo haraduteganyiriza iki. Birakwiye ko tuba mu isi iri clean, muri environment iduhereza comfortable zone, ukumva ngo ndi Jackie ariko ndi comfortable, ndajya kunywa icupa sindi buryitwaze ndi kuri table, sindi bwitwaze icupa muri toilette ngo barankiriramo supaguru. Nyine ukeneye kuba uri comfortable, nimba wasohotse ukaba uri comfortable, nimba mugiye muri trip ukeneye kuba uri comfortable.
so far so good, ni ibintu byiza cyane, ni ndetse n'inkuru nge yanshimishije ku ruhande rwanjye. Ndavuga nti iyi ni inkuru nziza cyane, kandi byari bikwiye ndetse byari ngombwa cyane. Reka rero dushimire cyane cyane babashije guca bugufa ko batika twiyunge n'uwo twahemukiye, ndetse dushimire n'uwo ngo uvuga ko bari baramukomerekeje wemeye gukira igikomere akavuga ati ubuzima reka bukomeze. Rero nimba hari n'undi nawe ndumva waba uboshye, niba hari umuntu mufitanye ikibazo musange, niba hari umuntu bitari kugenda neza musange, mwongere mwubake ya bond, mwongere mushyire hamwe, mwongere mwibuke bya bihe byiza mwagiranaga, bwa buzima mwasangiye, mwongere muvuge ati rero ibingibi dukwiye kubisiga inyuma. Ntago ikidutanye kiduseparatinga kikwiye kuba gitsinda kuruta kuba twe twagitsinda, ahubwo ubuzima bugakomeza ndetse tumeze fresh cyane. Inkuru yanjye rero ndi busorezeho umunsi wa none, nje kubabwira kwitandukana n'itangiriro rya MI. Nuvuga ngo hari itandukana rya MI n'itsinda ry'abaririmbyi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Vestina na Dorcas, n'itangiriro ry'aba bana b'abakobwa. So ruvuga ngo itangazo ryasohotse ryari, reka mbanze mbarebere itangazo ryasohotse ryari rivuga ko ntago nigeze nditangaza, ariko kuba ntararitangaze they are no big deal. Nuvuga ngo ni itangazo ryasohotse ku itariki nze mbarebere, ni itangazo ryasohotse ku itariki 13 June, ubwo twerekezaga i Musanze tugiye gutangira ibitaramo bya Summer Country Tour. Ahubwo nje ikintu nje kubabwira ni kimwe, kubera ikiri tangazo ryatinze gusohoka. Kubera ikiri tanga kuko nuvuga ngo itandukana ry'iri tsinda n'abari birebera umuziki byabaye mbere yuko basohora itangazo. Ni biki byari byiri kwigwaho, ese ni za ndirimbo zagombaga kwishyurwa bimeze bite? Ariko iri tangazo ryatinze gusohoka, ndetse twagiye tubigarukaho ko bica amarenga ko abantu batandukanye, ariko mu by'ukuri n'ubundi bari baratandukanye, kuko amasezerano of course nuvuga ngo ubundi mu buryo bw'amategeko, nago nzi amategeko bigiye kore, ko mu buryo bw'amategeko y'amasezerano yarangiye wagiranye n'umuntu, burya nago mugikorana. Kandi n'ubundi ukurikije uko amasezerano byari bimeze, nta bikorwa byinshi byabaye byahuzaga aba bahanzi ndetse n'abarebera imiziki mu buryo bw'umuziki nyuma y'amasezerano. Kubera iki? Byanga byakunda byagiye bivugwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko n'ubundi umwuka ntago wari sawa, ntago wari umeze neza, kuko hari ibyo aba bana bagombaga kuba buzuza, hari n'ibyo uyu MI Empire yagombaga kuba yuzuza kwa aba bana kugira ngo ariko sorry kubita abana kuko harimo umubyeyi, ariko bakora amasezerano bari abana, mwihangane kubita abana ntimurakare, mukora amasezerano mwari abana kuko mwese mwari mutujuje n'imyaka y'ubukure. So hari ibyo bari MI yari itegetswe gukora, ndetse n'aba bana hari ibyo bari bategetswe kugira gute, aba baririmbye bari bategetswe gukora kugira ngo imikoranire yabo ikomeze ijye mbere, cyane ko bose bari barangije kwiga. Ndumva uwari utararangiza yari Dorcas, nawe yarimo arangiza asoza, sorry. So igihe ari n'igiki rero baratandukanye, babigira ibanga, turabivuga, turabisakuza, n'umwuka si sawa, ibintu ntibimeze neza. Abana rero baje barabyitangariza, bavuga ko
ubu ngubu hari new chapter, bivuze ngo new chapter nyine urugendo rushya cyangwa se ni irindi tangiro. Noneho ikintu naje gutindaho cyangwa se nje kubabwira, bakoresheje ijambo bavuga ngo izi ni intangiriro. Izi ni intangiriro z'urugendo rwacu rwa muzika. Ngimana yari iri guhindura system. Which system? and here I would like to say, buriya abanyarwanda twarasobanutse, turanasobanukirwa, ariko nibyo bashimiye MI, which is good, kuko ari MI, ari MIE yarabenefitinze cyangwa se yarungutse kw'aba bana, kuko hari igikundiro basize muri Ndahabirene, kuko yagaragaje gukunda aba bana. Nabo hari inyungu nyinshi bungukiye muri Ndahabirene, yaba kwiga, guhindurirwa imiryango, nyine ubuzima bugenda neza kubera muri Ndahabi. Kubera iki bahisemo ko system gusenga, bahisemo gusenga ngo Imana ihindure system? Hano turashyiraho icyo bita point d'interrogation cyangwa se question mark. Kubera iki baje kutubwira ko ari system? System bari barimo ntago bari comfortable, there are no benefit. Ushize mu mboni zawe, mu nyurabwenge zawe, aba bana n'abahanga, barakuze pe. Barakuze, ariko kandi reka tubifurize itangiriro nziza za new chapter. Mu by'ukuri ubona ko ni n'abantu bari bakumbuye muri societe, bari bakumbuye koko, kuko nje ikiganiro cyabo cyasohotse nakirebye kigifite views 2000, nagiye kuryama, mbese umwanya muto yanafashe wo kweditinga ka video nisanze kiri mu 100,000, kandi barabo ntago bagura views. Ntabwo bagura views. Nabana mu by'ukuri mukwiye kwa mwongera kwereka ikizere. Ka nifuza ikintu nifuza cyangwa se nasaba industry nyarwanda, cyane cyane show busy, dukwiye gushyigikira umuhanzi, kuko twabonye abahanzi benshi bagiye bava muri rebo bagaflopinga. Kubera iki? Kubera iki umuhanzi aba muri rebo mukamusapotinga ngo kuko iyo rebo tuzakenera platform, tuzayikeneraho service, mugasapotinga umuhanzi uri muri iyo rebo yavamo mukabireka. Reka nizere ko muri gospel hatari uko, nizere ko atari uko mutaraza gufata aba bana ngo mubigize inyuma, kuko ngo batakiri muri mayi barimo, nkuko babyivugeje ngo umubyeyi arakubyara, yego nibyo, akakurera, akagucutsa, akagushyingira, undi akagenda akakwitaho, ntacyo bitwaye. Ese hari reka twizere ko rero aba bana mugiye kuba mubashyigikira ku rugendo rwabo rushyashya. Banafite indirimbo nshyashya yitwa Itabaza. Nibyo umunyamakuru Nepo ku rugendo yabazaga ko aba bana bateguje indirimbo nitubone poste zisirikira nkuko bateguzaga indirimbo bari muri MI, tukazibona poste tukayibona ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga. Habaye iki? Mukwiye kuba mubashyigikira, cyane ko bitangarije ko nta kibazo na kimwe bafitanye na MI, ariyo mpamvu babanje gukemura ibibazo bafitanye na MI Empire mbere yo gusohora iki. Hari ibintu byinshi umuntu yavuga, ariko mureke tujye tuvuga tuzigana wamenya. Yego, reka ngushimire rero we twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nge ndi Zebra Switch, nk'ibisanzwe unkurikirane ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ntacyo bitwaye, ariko kandi wumva bitakurimo nabyo ubyihorere. Ariko ku mbuga nkoranyambaga zanjye hose ni Zebra Switch nk'ibisanzwe, ariko nk'ibisanzwe ntagizaho ntago nagenda nakubwiye umuceri bita Apeti Rice, ntago nagenda nakubwiye Muchoma J, ntago nagenda nakubwiye Drip Rub, ariko by'umwihariko Apeti Rice urayisanga imusanze kwa Rashidi. Oya sorry, kwa Rashidi ni Nyabo, abo bakire rero nabo. I Kigali ni kwa Rashidi.
ku isoko rya Nyarugenge, nimero nazivuze. Noneho i Musanze ni kwa Cedric. Bivuze ngo ejo bundi nibafungura branch Nyagatare tuzababwira, nibafungura branch n'ahane, ariko bakaba duteganya ko Apeti Rice igomba kugera mu Bugande, Apeti Rice igomba kugera muri Uganda, Apeti Rice igomba kugera Kenya, Apeti Rice igomba kuba international. Niyo mpamvu ukeneye kuba urangura ucuruza Apeti Rice, ariko ukwiye kuba urya aka gaceri cyane ko buriya nk'umuntu ufite abana niba ushaka ko abana bakora neza bakubite icyitwa Apeti Rice. Hari ikindi se? Andi makuru tuzayavugaho ubutaha, tugarukira ngaha twe kurambirana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta Visra. Wow, we let the game shake.